Reka tubashimire nanone mwese bakurikiye Zen TV amucenga ibisanzwe. Reka tubashimire mukomeza gukora kudushyigikira mu buryo ubwo aribwo bwose, ngira ngo nawe ugeze kuri channel bwa mbere cyangwa se ubonye video bwa mbere, kora subscribe. Namwe musanzwe mudukurikirana gatanu kuri gatanu, like, share na comment, kuko ni ingenzi, kuko bitwereka buryo ki tuzabakorera ibindi mu bindi biganiro byacu biba biri imbere. Uyu munsi rero nkuko mubibona kuri kamera turi kumwe n'umukobwa mwiza, n'umukobwa ugaragara neza cyane. Turi kumwe gusa ntabwo ari ubwa mbere mwaba mumubonye. Uyu mukobwa yigeze gukora ibintu kuri Saint Valentin benshi bibajijeho ndetse batazarekera no kwibazaho bitewe n'ibintu yakoze. Uyu mukobwa hari video zacikanye ku mbuga nkoranyambaga, icicikana ku mbuga nkoranyambaga uyu mukobwa bamuterera ivi, ngo hari ku munsi wa Saint Valentin nibwo bamuterera ivi. Bamaze kumuterera ivi arabyanga, kibyanga byaje kugaragara yuko nyuma mu gihe yaramaze no kugenda, umutipe wari umutereye ivi nyuma yaje kwiyahura, yanyweye imiti. Bigaragara ko yiyahuye kubera ko uyu mukobwa yari amwanzi, nta n'isaha yari iciyemo muri amasaha. Gusa uyu mukobwa byaje kugaragara ko nyuma yaje kugaruka ashaka kwemera iyo meta, maze agasanga nyine umutipe amaze kunywa imiti yaniyahuye yagiye. Niwe twabatumiriye rero uyu munsi kugira mumenye byinshi kuri we, mumumenye ni muntu ki, ese urya munsi yumvaga ate, byagenze bite, dore cyane ko anavuye muri gereza kubera iriya mpamvu, kubera biriya yakoze. Reka tugwikaze Moka. Urakoze cyane. Chemima naryo ni izina ryawe. Yes, umeze ute? Meze neza. Yego ndabibona umeze neza. Ariko nguvuye gereza. Yeah. Biba bigoye kumva umubebi cyangwa se umukobwa wagiye gereza. Muri gereza basanze ari ahantu h'abagabo nk'uko babivuga, cyangwa se ni ibintu biri toto bisanzwe. Subwo ntabwo hari ahantu nta n'umuntu yakifuriza kujyayo. Chemima, kubera iki bari baragufunze? Ndakeka wabivuze. Ku bijyanye na ziriya gahunda z'uko watumye umusore yiyahura, nicyo cyatumye bagushyize muri gereza. Ariko ngo byaturutse ku babyeyi buriya mutipe. Yego. Yes, Chemima, uriya mutipe murakundana cyangwa se mwarakundanye? Yego, twarakundanye. Mwarakundanye, ubu murakundana? Ubu ni nkaho nta relationship turi kugirana muri ino minsi. Kubera kiriya kibazo cyabayeho. Bijya kugenda kuriya uriya munsi byagaragara ko mbere ya byose umwe mwishimye, ariko hajemo gutera ivi, twabonye ibintu byarahindutse. Ese Chemima, kubera icyo wakoze iriya mikino cyangwa se ugakorera plaka yo gutuma ubihakana, nyamara muri wowe ufitemo ikintu cyo kuza kubyemera, kubera icyo wakoze biriya? Bisa nkaho ntabwo nari mbyiteguye mu bintu twari twarapanze, ntabwo nyine byari birimo. So rero arabintunguza. Ako kuba nanone narabikoze ntabwo ari kuvuga ngo ntabwo ari ko namukundaga. Numvaga nyine kuba mbikoze ndi bugaruke nyine nta kibazo nkabyemera. Bigenda nyine kuriya. Yes. Chemima, byagenze kuriya, bimaze kugenda kuriya, uragaruka kujya usanga umutipe ameze nk'uwapfuye, wabyitwayemo ute, cyangwa se wumvaga muri wowe umeze ute? Dore ko hari n'abakubonye uri kurira, wumvaga muri wowe umeze ute? N'icyo wese utekereza bwa mbere ubona ko umutipe mukundana yiyahuye kubera ko wanze kwambara impeta? Nahise mbona ari njye muntu mubi ubaho. Kubera ibintu nari maze gukora. Bivuze ngo wese utangira kwishinza icyaha. Chemima, ku bijyanye n'urukundo, ubundi wowe ijambo urukundo uryumva ute? Ubusobanuro bwaryo ubwumva ute?
urukundo ni nk'ubuzima. urukundo ni ubuzima. Kuko nanone iyo udafite urukundo ntabwo uba ubayeho neza, ntabwo wakwishima, ntabwo hari ibintu na bimwe na bimwe nyine utagira udafite urukundo. Yes Jemima, nyuma y'uko biriya bibaye cyangwa nawe bikarangira ugiye muri gereza, umutipe mwakundanaga akiri kwa muganga, dore ko byaje no kumenyekana yuko bitashobotse, Imana yakinze ukuboko akaba atarasize ubuzima, ibyarangiye aje kuva muri koma, gusa yavuye muri koma baragufunze. Nyuma y'icyo gihe wigeze ugira amahirwe yo kongera kuganira n'uriya mutipe? Naramuhamagaye musaba imbabazi, nyine birangira aho ngaho. Wamusabye imbabazi birangira aho ngaho? Ntabwo mwigeze mupanga ibyo guhura?